ntabwo ngiye meze nkawe mbona nk'uruntu ntazi wibuka ko uwo muntu uzunguza wawuzanye ufite avuze ngo ndaza guca ubusara byibuka ari umuntu ugeze kuvuga ko wasinze aho kuza uvucya mu kwanga ikigori ukora bamwe umugabo n'ikibuno uzi ukuntu afite ikibuno cyiza sha uburyo unywa inzoga ubundi igisobanuro cy'inzoga ni inzoga imeze gutya inzoga ni gukira buhoro inzoga ni gahuza miryango uco ahubwo ngira ngo gahuza ni mutima mwiza yego ni mutima mwiza ubundi kera baravuga ngo inshuti ikura ku nzira ariko ubu wanyweye ku nzoga akira baguha kandi ahubwo bakamenya ngo ubwo ndimo urumurizo nibondo kumutona no mu wagira ngo bakuroze biricyo akira n'ibi bishishwe biriki kubisanga gusa Sura nabishira he ako kameze shasha banabondo nawe garavuga mwese muri ba samantha umenye ko ari iwacu mereza gira kwaza tugasangiza turi abavandimwe ubundi muzajya buri munsi mubona ubunaha umuvandimwe ku biryo no ngari ariko agakobwa n'agasamba niyo mpamvu utabyiba mwese uko mwicaranye gutyo ubundi waba cyane mukabana urumva mukabyaraho umuntu akobwa di akomeza migo Frederico nakuze ngo ndaza guca ubusara byibuka akora no umuntu mbona hanze subundi bari he ako Frederico ajya n'umuntu akajya ko mukire ndafungwa nakora cyo mwiriwe gusa urasinze ntabwo ari byiza ako ubundi ndashonje twavuga ko ndivugire kanje ako subundi agira mwiriwe kanyene abavandimwe Frederico mwibari abantu bari kurya umeze neza ariko ako konje mu masaha meza hari uko nasinze ari umuntu ugeze kuvuga ko wasinze aho kuza uvucya mu kwanga ikigori karibu meze neza se ifama yanjye nayakunze use kwa Jean urimo uratubuza guhumeka ariko ufite abandi bantu benshi bakurimo imbere ugaburira uranywa urarya ntunaga wagira ngo harimo isoko rikonga kanambayemo gikeya we nireba dore agakobwa bukikaye byo kwakoreye ahubwo se ngo mufite kagitwaye cyuzuye none dore kansigiye magana uko ngizi ko je kubasura mufite umutango se nyamuna kabise mwahindutse bigenze bite
wowe se ufite inda none reka okay kwamamaye kare bariko muri kumbwira ntago ari byiza nyine navuga n'umuvandimwe turi ku kabari ngo ndacana nako uri umushyitsi gabanya volume uri umushyitsi reka nkubwire ukuntu byagenze mama njye urugo nduvuyemo ngiye kubera umwete ngiye kuba umwete bwira umutajyana akagare k'ijana reka nicare ariko fatiraho wagenda reka wari igihugu mwita nere kucyo kuba wewe gera igisamba nabakuza muri urugo abanyinduru akubona hano urugo wagiye gusigaye rubamo satani ko wagiye ugarutse uru rugo rurimo diamond yewe n'ubundi umurozi umwe apfa avoka miliyoni nk'iki diamond kandi diamond ni muntu nosigi ryanjye uyu nawe mukitatanye kurya ibiryo by'abantu koko abantu amadereda aho ngaho ase uko wari umeneye ibondo koko mwese mwihaza mu ntabwo akaji kamwe se ngiye kurya ahubwo zana niyo nzoga mwihorere mwana mwihorere ati mwihorere mwese murya mwihorere kuki mwana wawe yari igisambo mwihorere mwihorere none ubu ariko abashyitsi bakarya ariko nawe ikindi gihe mu mujyi baratelefona mbere yo kuza mu rugo bari kurya ubaho umushyitsi ako kukunda amagi kurusha inkoko yateye wese ko yakunda wowe ukatumva kare wowe utumbye se reka mwereke ukuntu bemeze gutya wabonye icyamamare abona ikindi gihe uzajya uhamagara uzajya ubanza utumenyesha ko uri buze kurya hano mbere yo kuza hano aha hose ni kuri uri umwana wanjye utamwiciye kire ikindi gihe uzajya ubanza uhamagara mwiciye kire iki kigabo kigenzi cyawe kizajya uhamagara reka twigire ku kabari shaba reka tubashe ako ufite ikibazo wa mwana mama ni mu mujyi aho gakuze aha ni mu we urasohoka n'umwana cyapfuraje nahaguruka sohoke reka twigire ku kabari reka mwana n'ugitwigire ku kabari reka mwana n'ugitwigire ku kabari reka mwana n'ugitwigire ku kabari mwigire ku kabari rwose ubu mwemwe abantu mu rugo murya amagi nyarwo ndindi burirya reka nkwereke reka nkwereke tujya kubigenza ese uri kumugana urabirya ukabishyira ufite umunyu nkwereke muzana umunyu urarya ukabishyira umunyu turawuguha umunyu nawe turawuguha turabikora ngera kurya umunyu ndawurya baraza kwivangira kugira ku kabari bari mugende kugira ku kabari ujya no kunshira intebe none ugiye kunsengerera ureba stress ubuzana mu rugo kare musigara amahoro nubwo nta kintu mu mpaye ariko pa uru rugo rugize urw'abasinzi neza pa uyu musinzi ariko ma ubu tuzakora iki muri uru rugo ariko ubundi ibi bintu ni ibiki mushiki wanjye arananiranye mugabanye induru aka kanya uyoboye imbwa niho waza kurya ibiryo by'abandi I believe I can fly.
inzoga iraryoshye nubwo nasinyira ikintu inzoga iraryoshye nta nubwo namenya ko ari njye wayifashe kandi abizi murayabona bite se ako kaga mubaze muva kuri polisi urahazi kuri polisi ese ko nari umupolisi ni wowe uhazi nimba utari umupolisi se polisi ishinzwe iki polisi ishinzwe iki ntabwo mbizi noneho njye nkubwire ibyo ishinzwe ishinzwe abandurura ibyo batandaritse abandurura ibyo batandaritse n'abandarika ibyo batanduruye ikindi cya kabiri ishinzwe uracyangwa mbwira ikindi cya kabiri ishinzwe ibintu n'abantu ishinzwe ibintu n'abantu ibintu ishinzwe abantu n'ibyabo ishinzwe abantu n'ibyabo hanyuma urashaka iki inzoga ngisize hano igihe inzoga washyize hano aho wese uri kuhabona habaze aho igiye habaze iri cupa ni iri vide ni rya rovide ni irya burarirwa uza n'ikintu ushaka inzoga yanjye iyi nzoga ni iyawe nyereka ifoto yawe iriho nyereka ifoto yawe wanditseho pirimusi handitseho pirimusi reka ndebe ko yanditseho uziko ko ari byo uramfashe ureka buri seretse nkubwire uvuye hehe kwanza uvuye kwihagarika hano handitse ngo iki hano handitse ngo iki hano handitse ngo iki subiza hano handitse ngo iki handitse ngo iki hano nicyo mbona woman hari umuntu wambaye ijipo reka kunjanga WOMEN woman bisobanuye ngo abagore ibintu by'abagore bajya kubishakamo iki ibintu by'abagore bajya kubishakamo iki hano ni mu bagore si ureba ahubwo turakorera ko wafashe ku ngufu reka nkwereke rero ku ngufu bimeze gutya kubera ko wagiye muri tati z'abagore ugafata ku ngufu kugira ngo mbikire ibanga ubwo reka inzoga yawe nyimwe ndabona inama nguciye mande nguciye ko wakoze ibintu by'amafuti ujya muri tati z'abagore gereza gitasi y'amande gitasi turabikora gutya reka amaze nyimwe n'inyama gitasi ndayigo ntabwo wakongera kufigwa ari ubwaza reka ubwire ntasoni minzoga urayinyimye wakareka nkwereka igihe ima abasinzi kizane nkwereka ujya kushakira umunini uzansanga inyanza kugira ngo nkwereke ko ibintu bishoboka wayanywera muri wese utayinyweramo ndakwicira mpaka uyinyishyura urayinyima uri ndavuze ngo sohokamo cyangwa usangamo sohokamo cyangwa usangamo ntawe niyo mpamvu bavuga ngo mu kabari haba amageni urabona ko uwo mubuno uzunguza wawuzanye ufite